Ikaze nanone rero kuri wa muyoboro wanyu wamenya n'ibinfo, umuyoboro ubagezaho amakuru agiye atandukanye cyane cyane muri bihe turimo by'uburezi, abanyeshuri bakeneye kumenya amanota bakoreye mu bizamini bya leta byakozwe muri uyu mwaka. Murabyuka neza ko byatangiwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi, bikaba byarashojwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi hose mu gihugu. Ni muri urwo rwego rero NESA ku mugoroba wa joro nko mu masaha y'isaa 3 yatangaje itariki ya nyayo amanota azasohokeraho, ishyira hanze itariki ya nyayo amanota azasohokeraho. Ndagira ngo rero nkwereze ikaze kuri uno muyoboro. Abantu benshi mwari mumaze iminsi mushidikanya mwibaza ku itariki ya nyayo amanota azasohokeraho, hari n'abandi kandi bibazaga ngo amanota fatizo ni ayahe. Ni ibibazo byinshi mwibazaga, hari abari kwibaza ngo ese tuzarukarasa dute. Murabizi neza ko nk'abantu bari kuvuga ngo bashaka kumpa wenda TTC, kandi TTC ntago najya kwiga imyaka 5 ntibibaho. Ubwo rero abo bose ndagira ngo mbabwire ko tuzabafasha mu buryo bwo kurukarasa. Twabakoreye video y'uburyo bwo kureba amanota, nujya kuri uno muyoboro urahita uyibona. Ni uburyo bwa mbere twabakoreye kandi tubahishiye n'ubundi buryo bugiye butandukanye. Ndagira ngo rero n'abatindiye twigire ku kijyanye n'itariki amanota azasohokeraho. Amanota rero azasohoka muri kiriya cyumweru gitaha. Ni muri kiriya cyumweru gitaha azasohoka. Ubwo n'ubundi ni aya P6 cyangwa se primary ndetse n'abakoze senior 3. Icyitonderwa, NESA ntago yigeze itangaza itariki amanota ya senior 6 azasohokeraho. Ubwo bivuze ngo n'ubundi yabanjije gutangaza itariki y'abanyeshuri bakoze P6 ndetse n'abanyeshuri bakoze senior 3. Niyo NESA yabanjije gutangaza. Yatangajije itariki ndetse n'umunsi n'isaha amanota azasohokeraho. Ubwo ngubwo kaba ariyo ngiye kujya nkubwira. Ariko ndagiye nkubwire ngo mbabwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro kandi subscribe, tuzabafasha mu buryo bwo kurakarasa. Twakoreye video y'uburyo bushya bwo kureba amanota ya mbere, tubafitiye n'izindi video zindi. Tuzakora video 3 z'uburyo bushya bwo kureba amanota. Niyo mpamvu nkubwira ngo ntukure kuri uno muyoboro, icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana. Reka duhere ku kintu cy'amanota fatizo, tubone kugaruka tubabwira itariki ya nyayo amanota azasohokeraho. Amanota fatizo, ku kijyanye n'amanota fatizo biravuga yuko nta mpinduka zabayeho. N'ubundi ubwo hashobora kuzifashishwa n'ubundi amanota bari bifashishijwe ubushize abanyeshuri batari bagize icya kabiri bose bari bahasibiye cyangwa se babonye fail. Ubwo ni nk'ibyo twakwitwa gutsindwa, ndetse n'abanyeshuri bagize hagati ya 50 na 55 nibo babaye babona boarding school, babonye day school, ndetse abanyeshuri bo guhera kuri 55 gusubiza hejuru nibo bari babonye boarding school. Ubwo haba muri primaire ndetse haba no muri secondaire. Ubwo rero ndakeka ko icyo ngicyo kigiyeho umucyo abantu mwabyibazaga. Nta mpinduka ziratangazwa ku kijyanye n'amanota fatizo. Twigarukire ku itariki ya nyayo rero amanota azasohokeraho ni ku itariki 20 z'ukwa munani muri uku kwezi. Ubwo nyine muri uyu mwaka wa 2026 nibwo amanota azasohoka. Ushaka kwibaza ngo azaba ari kuwa kangahe? Ubwo amanota azasohoka kuwa 4 w'ikindi, azaba ari ku isaha y'isaa 8 z'umugoroba. Iri tangazo NESA yaritangaje ninjoro hagati ya saa 2 na saa 3. Gutyo nibwo iri tangazo ryabaye rijya hanze, rivuga yuko amanota azasohoka ku itariki 20 z'uku kwezi. Ubwo azaba ari kuwa 4 isaha y'isaa 8 z'umugoroba cyangwa se za nyuma ya saa 6 nibwo amanota azaba ajya hanze. Reka nkubwire ngo rero ku bantu muzakenera kurukasa, ku bantu muzakenera ko tubabwira ishami wahisemo, twabahereje website yo kureberaho ibigo. Hari abantu bohereza ku bigo bagakenera kubimenya mbere yuko bajyayo, twabahereje iyo video. Ubwo abantu mushaka kwiranaho murajya kuri uno muyoboro murayibona. Ndagira ngo rero mbashimire, tuze kugaruka tubasobanurira bindi byimbitse muri education. Tubonane mu kanya.